bafatanyije n'inama mpuzamahanga y'akarere k'ibiyaga bigari ICGLR bakoze ubutumwa bwo gusuzuma uko ihagarikwa ry'imirwano rikomeje kugenda mu mujyi wa Uvira. Ubu butumwa bukaba bwarateguwe neza kandi bwabura inshingano zabwo bijyana no gukurikirana ihagarikwa ry'imirwano ndetse no kugenzura ishyirwa mu bikorwa by'amasezerano nk'uko byagaragajwe mu ibaruwa y'umunyamabanga mukuru wa Loni yo kuwa 27 Gashyantare uyu mwaka turimo. Dushyigikiye rero byimazeyo kwagura ibikorwa bya MONUSCO mu byiciro hagamijwe gushyira mu bikorwa ihagarikwa ry'imirwano, ariko kandi inshingano ziri ku mpande bireba ko zigomba gukomeza kurushaho gushyira mu bikorwa ayo masezerano, kuko arizo zigomba gushyiraho ibisabwa byose binyuze mu kubahiriza amasezerano n'inshingano ziyemejwe. Ibi rero birimo by'umwihariko kubahiriza ihagarikwa ry'imirwano byashyizweho kuva tariki ya 19 Nyakanga umwaka ushize hashingiwe ku itangazo ry'amahame cyangwa se Declaration of Principles hagati ya M23 na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Banyacyubahiro, nubwo ibibazo biri imbere bikiri byinshi kandi bikomeye, gahunda zashyizweho ubu ziratanga inzira ifatika kandi ishobora no kugera ku mahoro arambye. Twiyemeje gukorana n'abafatanyabikorwa bacu kugira ngo intambwe imaze guterwa itazahagarara n'icyizere cy'abaturage ba Kongo n'akarere muri rusange gishyirwe mu bikorwa. Ni mu gusoza ndifuza ko MONUSCO, umuryango mpuzamahanga ndetse n'abaturage b'akarere ko mwakwifatanya nanjye mu guha agaciro ubwitange n'ubuyobozi bwihariye bwa Perezida Donald Trump mu gukemura iki kibazo gikomeye. White House ikomeje gukurikiranira hafi cyane uko ibintu bigenda, kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizakomeza kuba umufatanyabikorwa w'ingenzi mu guteza imbere amahoro, umutekano n'iterambere. Ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu Rwanda n'akarere kose k'ibiyaga bigari muri rusange. Ndabashimiye cyane. Reka noneho duhe ijambo umutekano, imiyoborere myiza n'ibikorwa remezo by'ibanze. Ibyo byose rero bigomba gukorwa na Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ntabwo ari M23. Tugomba kandi guhangana n'ikibazo gikomeye cyabaye inkomoko y'intambara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hari ubujura n'isahurwa ry'umutungo kamere na ruswa bigaragara mu butegetsi bwa Kinshasa. Ni mu myaka myinshi cyane yashize imitwe yitwaje intwaro, imiyoboro y'abanyabyaha ndetse n'abandi bakinnyi bo hanze bakomeje gusahura umutungo kamere wa Kongo mu buryo butemewe. Uyu mutungo rero winjiye mu miyoboro itemewe, ukomeza kugenda ukurura imitwe yitwaje intwaro nyinshi, gukomeza intambara kandi bikajyana no guhungabanya ubuyobozi bwemewe. Ibi rero bikaba byarambuye abaturage ba Kongo inyungu z'umutungo wabo, bikomeza no guteza umutekano muke mu karere k'ibiyaga bigari. Byanashyizeho ubukungu bw'inyuma bwamaze igihe kirekire cyane bukora mu buryo butemewe. Kubera ibyo byose, amahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo agomba kujyana no gusenya iyo miyoboro yose y'ubucuruzi butemewe, kongera ubunyamwuga ndetse no gukorera mu mucyo mu rwego rw'umutungo kamere. Yewe rero ibyo bikajyana no gutuma umutungo wa Kongo ugirira akamaro noneho abaturage bayo. Mbanje kandi kwihanganisha cyane imiryango n'inshuti z'umukozi w'ubutabazi bw'Umufaransa wishwe ndetse n'abandi bose bagizweho ingaruka n'igitero cyo kuwa 11 Werurwe i Goma. Turahamagarira impande zose guhagarika ako kanya ibitero bya drone byibasira ingabo zidafite aho zihuriye n'imirwano ndetse n'ahantu hatuwe cyane n'abaturage. Ni mu gihe impande zose zikomeje gushyira mu bikorwa amasezerano, MONUSCO iracyafite uruhare rukomeye cyane. Turashimira MONUSCO ku ruhare rwayo mu kwezi kugaragara, harimo nko gushyiraho inzira nshya y'ibiganiro ndetse no kugenzura uko amasezerano yubahirizwa. Ibi byose rero bigaragaza ko nubwo ibibazo bikomeye, ubwitange bukomeje n'uburyo bunoze bwo gukemura ibyo bibazo bikaba bishobora kuzatanga ibisubizo bifatika mu mezi cyangwa se iminsi iri imbere. Ni muri ibi bihe kandi turakomeza no kureba ibintu uko biri, tuzi neza n'ibikomeje kugaragara ku butaka. Niyo mpamvu rero tubabajwe cyane nuko u Rwanda ruherutse kongera ubukana bw'intambara, bikaba binyuranyije n'inshingano rufite mu masezerano ya Washington. Niyo mpamvu kandi muri uku kwezi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafashe icyemezo kidasanzwe cyo gufatira ibihano byihariye ingabo z'u Rwanda RDF, cyo kimwe rero n'abagaba bakuru 4 b'izo ngabo z'u Rwanda RDF. Tuzakomeza gukoresha uburyo bwose bushoboka kugira ngo haboneke uburyozacyaha ku bantu
abantu bose bangiza amahoro mu burasirazuba. Turabisubiramo kandi ko ingamba z'ubwirinzi zashyizweho zigomba gukurwaho ako kanya, kandi ingabo z'u Rwanda zigomba guhita ziva ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tuzashimangira ko hakwiriye kubahirizwa mu buryo bwuzuye ubusugire bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi turanashimangira rwose ko ubutaka bwayo ko bugomba kubahwa n'ubwisanzure bwa politiki. Ni ku rundi ruhande, leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nayo irasabwa guhagarika burundu umutwe wa FDLR nibura mu bice byose igenzura. Izi ngamba ni ingenzi cyane mu gukemura ibibazo by'umutekano byateje kutizerana n'umutekano muke mu karere. Amahoro arambye arasaba kandi ko leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo isubiza ububasha bwayo bwuzuye mu ntara zose za Kivu, bakongera kugenzura ibice byose. Abaturage ba Kongo bagomba kuba bashobora kwishingikiriza ku nzego zemewe n'amategeko kugira ngo zibahe yashyizweho mu buryo bukomeye bwo guhuza ibikorwa by'umutekano hagamijwe gukemura ibibazo byo kubahiriza amasezerano ndetse no gushyigikira ibisubizo bijyana no gukemura amakimbirane, yewe rero no gukurikirana uko ibintu bizagenda. Ikindi kandi, aya masezerano ya Washington yashyizeho urufatiro rwagutse rw'ibiganiro by'amahoro muri rusange. Twese tuzi ko gukemura amakimbirane akomeye kandi amaze igihe kirekire nk'ayo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko bidashoboka mu gihe gito. Biba bisaba kwihangana, gukomeza kwitanga, yewe rero no gukorana kw'impande zose zirebwa n'icyo kibazo. Aya masezerano ashingiye kandi ku bwumvikane bwiza bw'ibihugu byombi ndetse n'abayobozi babyo bwo kuva ku guhangana mu nzira z'ibiganiro, ahubwo noneho bikajya mu bufatanye burambye hagati y'ibihugu byombi. Ni muri icyo gihe gahunda ya Doha nayo yaje gutanga undi murongo wuzuzanya, aho noneho yo yibandaga ku biganiro hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'umutwe wa M23 hagamijwe gukemura ibibazo byihutirwa by'umutekano. Turashimira leta ya Qatar ku buhare bukomeye cyane rwayo mu korohereza ibiganiro bya Doha. Izi gahunda zose zirashimangirwa kandi n'ubuhuza bw'umuryango wa Afurika yunze ubumwe buyobowe na Perezida Lorenzo wa Angola ndetse na Perezida Foro Sozina Nyasimbe wa Togo, binyuze mu kwinjiza imiryango itegamiye kuri leta, imitwe yitwaje intwaro ndetse n'abatanga ubufasha bw'ubutabazi muri ibyo biganiro. Ubu buhuza rero burafasha mu gutuma amahoro arambye agerwaho. Izi gahunda zose ni ingenzi kandi ziruzuzanya, kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje kugira uruhare bugaragara mu gushyigikira ishyirwa mu bikorwa ryazo, kimwe rero n'imyanzuro ya Loni nimero 1773. Izi mbaraga zatangiye gutanga umusaruro over the last several months. In that regard, I also want to welcome the appointment of James Swan as the new special representative of the Secretary General in the Democratic Republic of the Congo and head of MONUSCO. Council members, let me first ndifuza gufata ijambo muri uru rwego nyiri mu nshingano zanjye muhagarariye noneho Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mbanje gushimira uwungirije intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru wa Loni Van Doper ni ku bisobanuro yatanze ndetse no ku buyobozi bwiza bwa MONUSCO mu mezi ashize. Ni muri uwo murongo ndifuza kandi kwakira neza ishyirwaho rya Jimmy Swan nk'intumwa idasanzwe nshya y'umunyamabanga mukuru wa Loni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akaba n'umuyobozi wa MONUSCO. Banyacyubahiro muteraniye muri iyi nama, mbere na mbere ndashaka gushimira ndetse no kubanza gushimangira ko gukemura ikibazo cy'intambara iri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kari kimwe mu byo Perezida Trump na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Rubio bashyize ku isonga. Ubuyobozi bwabo bukomeye kandi bukomeje mu bwitange bwabo n'ubudahwema bafashije akarere gutera intambwe ivuye mu myaka myinshi y'intambara n'ibiganiro byananiwe, kandi tukaba twifuza ko byagana mu cyerekezo gishya kirimo icyizere n'amahirwe mashya. Itangazo rihuriweho ryiswe Washington Accords ryashyizweho umukono ku wa 4 Ukuboza umwaka ushize 2025, ni mu gihe Donald Trump yari ahari nk'umuhuza cyangwa se wenda nk'indorerezi mu kigo gishya cyiswe Institute of Peace
byari impinduka zikomeye cyane zihuza umutekano n'ubufatanye mu by'ubukungu nk'inkingi zizafasha mu kubaka amahoro arambye. Aya masezerano ndagira ngo rero rwose munyemerere nubwo natinze ariko ngomba kubagezaho uko inama yose ya Loni yagenze. Birumvikana ko muri aka kanya ngiye kugaruka kuhagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika Dimosade Boros wavuze. Uyu ni umujyanama wa Perezida Donald Trump, akaba anashinzwe ibibazo bya Afurika n'Uburasirazuba bwo hagati. Uyu rero yavuze mu mwanya wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko nanone ibyo yavuze biteye kwibaza byinshi ndetse biranatangaje, kubera ko aravuga ko noneho ngo ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda zigomba kubanza gukurwaho, FDLR ikazasenywa nyuma, nabwo ngo igasenywa mu bice bigenzurwa na leta gusa. Si ibyo gusa yavuze bitangaje, ahubwo ngo nuko ububasha cyangwa ubushobozi bwa leta ngo bugomba gusubira mu bice byose bya Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Ubwo birumvikana ko ibice byose M23 igenzura muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru, harimo n'imijyi yose, hagomba gusubira ubutegetsi bwa leta. Ngo nabwo M23 ifite ubushobozi bwo kugarura umutekano mu baturage. Ntabwo nshaka kwizimba mu magambo, ni ijambo Dimosade Boros yavuze. Ubwo ariko nanone yavuze ahagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ni nabyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashyize imbere kuko bateguje ko bazakomeza gukoresha intwaro yo gufata ibihano. Ndabararikira kandi gukomeza gukurikira uyu muyoboro wacu, kubera ko ngubwo ndaza kugezaho icyo u Rwanda rwavuze, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Abongereza, Abafaransa, Uburusiya, Uburundi ndetse n'abandi bose bafite aho bahuriye n'iki kibazo. 5 kuri 5 reka dukurikire Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri iyi nkuru yacu ibanziriza izindi nyinshi zirakomeza kugenda zikurikira iyi ngiyi. Statement. I shall now make a statement in my capacity as the representative of the United States. Thank you, Deputy SRSG Van der Peer, for your briefing and effective stewardship of MONUSCO